Yes, ndabasuhuje kandi mwese mbifurije kugenda mumera neza aho muri hose, nubwo mu isi habaho ibyiza hakabaho n'ibibi. Mu by'ukuri ntabwo hari uwakifuje ko hari uwatuvamo, ariko niyo mpamvu nyine urupfu rubaho, niyo mpamvu ijuru ribaho, niyo mpamvu kuzimu kubaho. Uyu munsi uba uri kumwe n'undi muntu, ejo mukaba mutakiri kumwe. Nta yindi nkuru nzanye, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'umunyamakuru ukomeye, ni inkuru y'umuntu wabaye umuyobozi w'itangazamakuru ku kinyamakuru kigiye gitandukanye. Mwagiye mumenya kuri radiyo Rwanda, mwagiye mumenya kuri Isango Star, yari abereye umuyobozi. Mwagiye mumwumva kenshi mu kwamamaza imipira cyangwa se no mu kogeza umupira, kwamamaza amatangazo agiye atandukanye y'amakampani. Ni umuhanga muri byinshi, ni umuhanga mu ishoramari, ni umuhanga mu itangazamakuru by'umwihariko. Yitwa Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare yitabye Imana aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde ku ndwara ikomeye yararwaye. Benshi bari kwibaza ese iyi ndwara ni iyihe? Harabona agiye nkomeza mbona ndetse batangaza zimwe mu ndwara zikomeye abantu barwara ntibakire. Ati iyi ndwara yarayimaranye igihe kinini, ariko mu by'ukuri ntabwo haramenyekana icyamwishe, cyane ko burya abaganga nibo bashobora kuvuga ngo yari yishwe n'iki. Mu gihe rero tutarabasha kumenya indwara yamwishe, si byiza ko umuntu yamentioninga ngo yishwe n'iyi ndwara kandi mu by'ukuri nta gihamya, nta n'ikimenyetso cyari gihari. Ashobora kuba wenda iyo ndwara yarayirwaye ariko ntibe ari imwica. Uyu Jean Lambert Gatare rero yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde kuri uyu mugoroba ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu. Yitabye Imana. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe washimishijwe n'uru rupfu rw'uyu mugabo, cyane ko yari akiri na mutoya. Jean Lambert Gatare rero ajya gupfa asa naho urupfu rwe yasaga nk'aho arwiyumvamo, cyangwa se atakiri bubarizwe mu bazima, kuko hari amakuru menshi avuga ko ajya kuva mu Rwanda agiye kwivuriza mu Buhinde. Yavuze ati muzansezerere abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Jean Lambert Gatare rero yari umwe mu bantu bakundaga ekipe ya Rayon Sport cyane. Ntabwo yari umunyamakuru kumwe abantu bavuga ngo ni umunyamakuru udakunda ekipe. Jean Lambert Gatare si uko yari ameze. Jean Lambert Gatare yakundaga ekipe ya Rayon Sport cyane, ndetse n'abayo n'abayifana n'abayikunda muri rusange, cyane ko yigeze kwitangariza yuko yarokotse papa we akicwa kubera gufana ekipe ya Rayon Sport. Yaravuze ati narokotse urupfu kubera gufana ekipe ya Rayon Sport, ati nyamara data wambyaye we baramwica. Jean Lambert Gatare rero n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport basaga nkaho banywanye. Isango Star habacagaho ikiganiro bita Isango Rayon Time, n'ikiganiro abakunzi ba Rayon Sport bakunda kumva, bitewe n'uko Isango Star ari radiyo ikundwa cyane, cyangwa se nayo ubwayo ikunda ekipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu usanga ibiganiro byinshi bivuga kuri Rayon Sport, yaba ibyamamaza, byose bica kuri radiyo Isango Star iberewe umuyobozi n'uyu mugabo Jean Lambert Gatare. Mwagiye mumumenya ubwo Boko Haram yari ari mu bihe bye, avuga ati Boko Haram igikura nkota. Amagambo menshi yagiye ahimba, we na Marcel Rutagarama murabazi, barakoranye. Rero Jean Lambert Gatare tubuze umusportifu, kandi umusportifu ukomeye rwose, wagiye ugira uruhare mu kugira idafara ashyira kuri siporo nyarwanda. Jean Lambert Gatare rero
Imana ikomeze mwakire mu bayo bakunzi ba Rayon Sport, mube hafi umuryango we kugeza ubwo bazaba bamugejeje i Kigali, ndetse dukomeze rwose tugende dushyigikira umuryango we by'umwihariko aba muri hafi. Reka rero mbashimire abagiye banyumva cyangwa se abari batarabimenya ndetse n'ababimenye babashije kuba bagera hano, ndabashimiye. Ariko kandi uko ugiye ukoze subscribe kuri iyi channel nta kintu byagutwara. Reka mbabwire nti mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ihagarike ubuzima bwanyu mu mahoro, ndetse ikomeze ifashe ibyo mwerekejeho umutima n'amaboko. Njye nitwa Tripoti, Imana ikomeze ibarinde.